yari afite imyaka 15 gusa, ariko yari azi ibintu abantu benshi bakuze batigeze basobanukirwa. Yari umwana usanzwe ukunda gukina imikino kuri mudasobwa nk'abandi bose, ahubwo yari umwana uri kuvumbura imiryango ifunze y'isi y'ibanga rya internet. Buri kintu cyose yatekerezaga ko ari umukino w'ubwenge, isi yo hanze yabifataga nk'icyaha gishobora guhindura amateka y'igihugu. Uko yakomezaga kwiga no kugerageza birushijeho, niko yarushagaho kwegera umurongo utagaruka inyuma, umurongo wahuzaga amatsiko ye n'ububasha buteye inkeke bwa systeme z'igihugu. Reka turebere hamwe amateka y'umwana wa mbere ku isi wahakinze ibigo bikomeye, afite imyaka 15 gusa y'amavuko. Uwo nta wundi ni Jonathan James. Tubahaye ikaze kuri Hidden Talks. Jonathan James yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuka mu mwaka w'1983 mu gihe isi ya internet yari ikiri nshya cyane, itaramenyekana nk'uko imeze kuri uyu munsi. Kuva akiri muto, ntiyari umwana usanzwe ukunda imikino gusa cyangwa kwidagadura nk'abandi bana, ahubwo yari afite amatsiko adasanzwe ku ikoranabuhanga, cyane cyane ku bigendanye na mudasobwa. Icyo gihe mudasobwa zari zikiri nkeya mu gihugu, zikomeye kuzikoresha, ariko kuri we zari nk'isi nshya yuzuyemo amabanga ategerejwe kuvumburwa. Uko yakuraga, Jonathan yatangiye kumara amasaha menshi imbere ya mudasobwa kurushaho yamaraga ari hanze ari gukina n'abandi bana. Yashakaga kumenya uko ibintu bikora inyuma ya ekran, uko porogaramu zikorwa, uko internet ihuza abantu bategeranye, n'uko amakuru agenda anyuze mu miyoboro itagaragara. Ibyo byose byatumaga agenda arushaho kugira ubumenyi budasanzwe ku myaka ye mike. Buhoro buhoro, Jonathan yatangiye kwiga programming mu buryo bwe. Ibyo yabikoze atabifashijwemo n'abarimu benshi cyangwa se amashuri akomeye, ahubwo we yabikoraga yifashishije ibitabo, internet ndetse n'igerageza rye bwite. Ibi byamuhaye ubushobozi bwo gusobanukirwa uburyo systeme za mudasobwa zikora, ndetse harimo n'intege nke zazo. Uko yakomezaga kwiga, amatsiko ye yaje kurenga urwego rwo kwiga gusa, agera ku rwego rwo gushaka gupima ibyo yize niba koko bikora. Aha niho inkuru ye itangira gufata indi sura itangaje. Jonathan yatangiye kugerageza kwinjira muri systeme zitandukanye atabifitiye uburenganzira, ariko akabikora atari umugambi mubi wo kwangiza, ahubwo ari mu rwego rwo kureba niba koko ibyo yize ari ukuri. Ibi byamugejeje ku rwego rwo hejuru rutangaje cyane ku mwana w'imyaka 15 gusa. Muri icyo gihe, internet yari ikiri nshya n'umutekano wayo utaratezwa imbere cyane. Icyo gihe, Jonathan yabonaga systeme zimwe na zimwe nk'imiryango ifunguye, igikeneye gufungwa neza, bityo akazinjamo mu buryo bw'ibanga butemewe n'amategeko, ariko akabifata nk'igerageza ry'ubwenge bwe. Jonathan ntiyagarukiye gusa ku kwiga no kumenya uko systeme za mudasobwa zikora, ahubwo amatsiko ye yaramurenze. Atangira kugerageza kwinjira muri systeme zitandukanye atafitiye uburenganzira. Nubwo yabifataga nk'igerageza ry'ubwenge bwe, amategeko y'igihugu yabifataga nk'icyaha gikomeye cyo kwinjira mu makuru y'ibanga atari ayawe. Uyu mwana Jonathan James akiri muto yagiye avugwaho kwinjira muri systeme z'ibigo bikomeye cyane mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye izina rye risa n'irikomeye mu nkuru za cybercrime zigeze zibaho. Ikigo cya mbere kizwi cyane yagezemo ni ikigo cya NASA, ikigo gikora ndetse kikohereza ibyogajuru mu isanzure, aho bivugwa ko yageze mu miyoboro y'imbere ya systeme zacyo, agasoma email z'abakozi, akagera ku makuru y'imbere mu kigo ndetse n'inyandiko zijyanye n'ubushakashatsi bw'ibanga muri iki kigo. Nubwo atigeze asenya cyangwa ngo yangize systeme ku rwego rukomeye, kuba yarashoboye kuyinjiramo byateye impungenge zikomeye cyane, kuko NASA ari ikigo gifite akamaro gakomeye, yaba ari ku gihugu cyangwa se ku bushakashatsi bw'isi ku bigendanye n'ikirere. Hari kandi amakuru agaragaza ko yageze no muri NASA Marshall Space Flight Center, ikigo cya NASA gikora mu mishinga y'indege z'intambara ndetse n'amaroketi. Aha bivugwa ko yabashije kubona systeme zifashishwa mu kugenzura izo ndege ndetse n'amakuru y'ubushakashatsi bw'ingenzi cyane. Kuba yarageze muri iki kigo cy'indege z'intambara byongeye uburemere bw'iperereza byari maze gutangira kumukurikirana. Gusa iryo perereza ryakorwaga batazi ko ari umwana w'imyaka 15 gusa. Uretse ibyo, iperereza ry'inzego z'umutekano ryagaragaje ko hari naho yagerageje kugera ku miyoboro ijyanye n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, binyuze mu masysteme afitanye isano na United States Department of Defense.
ariko nubwo atigeze ahamwa n'uko yabigezeho mu buryo busesuye, ibi byatumye inzego z'umutekano zibona ko ikibazo cye kitari cyoroheje, ahubwo cyari gifitanye isano n'umutekano w'igihugu. Igihe ibikorwa bya Jonathan James byatangiye kugaragara nk'ikibazo gikomeye cy'umutekano wa internet, inzego z'iperereza ntizahise zikora mu mvururu cyangwa mu buryo bugaragara cyane, ahubwo iperereza ryakozwe mu buryo bwitondewe, rikorwa bucece ariko rifite intego imwe: kumenya neza uwo ari we, ibyo yakoze ndetse n'uko yabigezeho. Mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, inzego z'umutekano za FBI zatangiye gukurikirana ibimenyetso byerekanaga ko hari umuntu winjiye mu masisiteme y'ibigo bikomeye bya leta. Icyo gihe ntibyari byoroshye kumenya aho umuntu ari kuri interineti nk'uko bimeze uyu munsi, ariko abashinzwe iperereza bakoresheje ibimenyetso bya tekinike, ibyo twakwita mu ndimi z'amahanga nka digital trace, kugira ngo bagabanye uruziga rw'abantu bakekwaga. Buhoro buhoro iperereza ryaje kugera kuri Jonathan James, wari ukiri ingimbi utuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yari afite imyaka 15 gusa, akiri mu buzima busanzwe bw'umwana ukunda mudasobwa, ariko atazi ko buri gikorwa yakoraga kuri internet cyari kimaze gusiga ibimenyetso byamugeza ku bashinzwe umutekano. Igihe FBI yamugeragaho, abashinzwe iperereza baramwegereye bamubaza ibibazo bijyanye n'ibyo yari amaze igihe akora mu ikoranabuhanga. Jonathan James ntiyigeze ahakana cyane ibyo yabazwaga, ahubwo yagiye agaragaza ko kuba yarinjiraga muri sisiteme atabifitiye uburenganzira, we yabifataga nk'igerageza ry'ubumenyi bwe. Nyuma y'iperereza yemeye ibyo yakoze, dosiye ye yoherezwa mu rukiko. Kubera ko yari akiri muto, urubanza rwe rwakozwe mu buryo bwita ku bana, aho amategeko agabanya uburemere bw'ibihano ugereranyije n'abakuze, ariko ibyo ntibivuze ko havaho icyaha, cyane ko yari yakoze n'ibyaha bikomeye. Mu gusoza iperereza ndetse no kuburana, Jonathan James yahawe igihano cyo gufungwa igihe gito ndetse no gukurikiranwa n'amategeko ya cybercrime, nubwo igihano kitari kirekire cyane, ariko ingaruka zacyo zari zikomeye ku rwego rwo hejuru. Nyuma yo kurangiza igifungo cye, Jonathan James yisanze mu buzima bushya butandukanye cyane n'ubwo yari yarigeze kugira mbere. Nubwo yari asohotse muri gereza, ariko inkuru ye ntiyari irangiye, ahubwo yari agiye gutangira icyiciro kitoroshye cyane, ubuzima bwo kwiyubaka nyuma y'uko izina rye ryari rimaze kumenyekana mu byaha bikorerwa kuri murandasi. Nyuma yo gufungurwa, Jonathan yagerageje kwitandukanya n'ibyo byabaye, agerageza kubaho mu buzima butuje ndetse no kugerageza gukoresha ubumenyi bwe mu buryo bwiza. Yari azi neza ko afite impano ikomeye mu ikoranabuhanga, ariko nanone yari azi ko iyo mpano yigeze kumushyira mu bibazo bikomeye. Ibyo byatumaga ubuzima bwe buba nk'urugendo rwo gushaka uburinganire hagati y'ubushobozi afite ndetse n'ingaruka zabwo. Nubwo yageragezaga gukomeza ubuzima busanzwe, ariko igitutu cy'amateka ye n'izina yari afite mu nkuru za cybercrime byakomeje kumuherekeza. Abantu bamwe bamubonaga nk'umuhanga w'ikirenga mu ikoranabuhanga, abandi bakamubona nk'uwigeze kurenga ku mategeko. Ibyo byose byatumaga ubuzima bwe buba hagati y'icyubahiro cy'ubumenyi ndetse n'igitutu cy'amateka ye. Mu mwaka wa 2008, ubuzima bwa Jonathan James bwarangiriye mu buryo bubabaje cyane, ubwo yapfaga yiyahuye afite imyaka 24 gusa. Uyu mwanzuro mubi wasize inkuru yihindutse isomo rikomeye ku isi yose, ko impano yose waba ufite ugomba kuyikoresha mu buryo bwiza kugira ngo nawe ubashe kubaho mu buryo bwiza. Njye twari kumwe muri iki kiganiro, nitwa Mille Leonce, mbifurije amahoro n'imigisha bitangwa n'Uwiteka Imana ihoraho. Ndabashimiye.